munezero urandenze mana mbizi uko mbikubwira wajyaga umbwira kuza ntabara nkagira ngo n'ayabahanuzi none mbirebesheje amaso mana yanjye uri uwo gushimwa uyu munezero urandenze mana mbizi uko mbikubwira wajyaga umbwira kuza ntabara nkagira ngo n'ayabahanuzi none mbirebesheje amaso mana yacu uri uwo gushimwa yego uyu munezero urandenze mana mbizi uko mbikubwira wajyaga umbwira kuza ntabara nkagira ngo n'ayabahanuzi none mbirebesheje amaso mana yacu uri uwo gushimwa iye uyu munezero kuri Dorokasi na Vesitina ndetse na iry'abera Tirinitasi wacu nyuma y'uko Vestina bamuvuzeho amagambo menshi ngo aratwite ngo yagiye kubyara kira kitu byose ariko ari gushima Imana umunezero rero twe nk'abakunzi be uraturenze twajyaga tubibona tukagira ngo n'ay'abana ariko Imana ishobora byose dushimira Imana yuko Vestina yakize ubu yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yaravuye muri Canada i Vancouver aho bagiriye ibitaramo byiza cyane aho bagiriye igitaramo cyiza cyane nubwo yararwaye byo ariko yarakize ubu ngubu agiye kongera atarame abantu banditse amagambo menshi cyane abantu bavuze amagambo menshi cyane ariko nagira ngo mubereke rwose muri kumubona itsinda ryabo rya timu MIE Dorokasi Vestina ndetse na Irene Murindahabi ndetse n'umukameramani wabo sinzi niba muri kumubona aho ngaho kuri ekara yanyu nawe rwose arahari n'ibintu bimeze neza cyane rero dushima Imana yuko Vestina yakize yavuye mu bitaro nk'uko manager we yabitangaje rero Vestina yawe yarakize yavuye mu bitaro ariko kuba yarakize hari abantu benshi banditse ngo yabyaye ngo byagenze gutye abantu baravuga ntabwo babuza kuvuga ariko rero nk'abakunzi be tuzatuza tubabwire iby'ukuri apana kubabeshya yarakize bagiye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kongera gutwurirayo igitaramo cyiza cyane tukagira n'undi umuririmbyi muzi mwese duhora dukunda crush wacu umuririmbyi mwiza witwa iry'abera Tirinitasi uyu ni umuririmbyi wa Jehova Jiri nawe ari muri leta ya Australia yavuga ngo Leta Zunze ari muri leta za Australia buriya hari ukuntu Imana igenda ikagusetsa yarangiza ikongera ikagusetsa yarangiza ikongera igasetsa n'abantu bose mwabaga muziranye b'inshuti zawe Imana ikongera ikagusetsa nawe ugaseka nta kubaho muri iyi si hari igihe uvuga ngo ese Mana njyewe waranyibagiwe ese Mana ubu bizagenda gute ariko ikintu cya mbere wejye usenga kandi ukore ibintu bizagenda neza kandi cyane Vestina na Dorokasi batangira abana batoya tubazi hari na benshi cyane rwose babyirutse bababona ari abana baririmba muri korali abana bakuze twese tubabona njye ntabwo ndi mukuru cyane nubwo ndi mu kigero cya Vestina ndi mu kigero cya Vestina rero twakuze tubabona indirimbo zabo zibambutsa outside in country zibambutsa hanze y'u Rwanda bajya gutaramira hanze y'u Rwanda bajya gutaramira mu bindi bihugu runaka kuko bamaze kuzuza abakunzi bamaze kugira abakunzi benshi bamaze kugira abakunzi rwose babakurikirana 5/5 ibyo rero nibyo kwishimirwa yuko dufite abahanzi mu Rwanda abantu bafite impano bagifite impano kandi abantu bagisenga baririmba indirimbo za gospel rwose ni ibintu by'agatangaza yuko tugomba gushimana ariko Vestina rwose Imana yamukijije akaba ari muzima atakirwaye abantu rero bari bavuze ngo aratwite indira cyari ntoya ababyeyi bazi kwitegereza buriya banitegereje banabibonye ariko nje ntacyo natangaza kuko ntabyo nabonye na nyir'ubwite nawe ntabyo aratangaza rero ntabwo watangaza ibintu nyir'ubwite we atatangaje buriya gutangaza ibintu nyir'ubwite atatangaje niba abandi baba bashaka icyo bita views cyangwa bashaka
bashaka kwamamarira ku bandi cyangwa gusebya abandi, ariko twe tugomba gutangaza ibintu by'ukuri kandi ibintu byiza cyane. Rero tukagira n'undi muririmbyi murumuna we witwa Kamikazi Dorcas nawe bari kumwe hariya aho bagenda bajyana, kuko ni abana bavukana, ni abana bakurikirana indirimbo abantu bakazikurikirana, uba wumva rero ari ibintu byiza cyane kuba bari kumwe, bari gukora ibitaramo bigiye bitandukanye rwose hanze y'u Rwanda, kandi turabizi yuko byagenze neza. Hari umuntu rero watanze, nabonye ejo bundi ku mbuga nkoranyambaga avuga uburyo yatanze tike y'amadolari menshi, ariko ni imigisha y'Imana rwose aba bana kuko bafite umugisha w'Imana. Tukagira n'undi rero witwa Iryabera Trinitas, turamuzi twese, nabonye yapositinze akavideo n'ubundi na ba Justina nabo bapositinze, urumva rero yuko nabo barabakunda, na Iryabera nabo arabakunda kuko ni umuririmbyi mugenzi wabo, ntabwo yabura kutabakunda, agomba kubakunda kuko ni umuririmbyi mugenzi wabo kandi agomba kubafasha mu bintu byose. Rero nawe mfite yuko nawe ashobora kuba ari muri iki gitaramo cya Vestina, nawe yitabiriye ibitaramo bya Vestina bagiriye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bagiye gutarama, naho rero barahari. Urumva rero yuko ari ibintu byiza cyane, ndetse n'umutware we nkuru byiza, kandi bagomeze babashyigikire, bagomeze babatera imbere, bagomeze bababona yuko ari abana b'abakobwa kandi beza cyane. Ngayo nguko rero gospel mu Rwanda igenda izamuka gake gake, gospel mu Rwanda igenda izamuka gake gake, rwose ni ibintu uba wumva indirimbo abantu benshi bakagenda bazumva, ukumva ni ibintu byiza cyane. Tubishimira Imana yabahaye ijwi ryiza, ikabaha n'igikundiro, ibyo ni by'Imana ikwiye gukora. Twase navuze ngo uyu munezero urandenze, najyaga mbibona, najyaga mbibwirwa nkabura aho nabihera, ariko Imana yabigenje neza kuri Vestina na Dorcas ndetse no kuri Iryabera Trinitas. Ngayo nguko rero abaririmbyi bacu, Imana igomeze ibahe kurama, igomeze ibahe umugisha, igomeze ibahe gutunga bagatunganirwa, kuko turabakunda cyane. Amahoro y'Imana rero abane namwe, umugisha w'Imana ubane namwe, mwebwe mwese munkurikiye kuri Dorcas Hub, tujye tubana umunsi ku munsi. Nababwiye ko ntazajya mbicisha irungu igihe cyose nzaba mpari. Ngayo nguko rero umugisha, amafaranga bibane na mwese, ndabakunda.